Nongeye kubasuhuza abakunzi ba channel yacu Update Trends, nizere ko mumeze neza, Imana ikomeze kugenda iba imigisha itagabanije. Uyu munsi rero twabonye inkuru ndavuga ati ni ngombwa ko ngomba kuyigeza ku bakunzi ba Update Trends, kuko rwose ni inkuru ndumva utakagombye gucikwa kumenya technology tugezemo aka kanya. Ese igeze hehe? Isi idufitiye iki? Kuko ndabona bikomeje kugenda bifata indi ntera kwa aya technology tugenda tubona. Kuko ngubu OpenAI igenzura urubuga rwa ChatGPT yatangaje ko iteganya kugishyiraho ibihangano bishobora gutera abantu bakuru irari ry'imibonano mpuzabitsina. Imagine nyaboneka technology ni nziza, ariko hari n'uruhande wenda ishobora kutagaragaraho neza bitewe n'ibintu iri kugenda ishaka kugenda ikora. Kuko urumva niba ishaka kuzajya yinjira mu bitekerezo by'umuntu ikamutera irari ry'imibonano mpuzabitsina, nyamara muri make we yumvaga atabishaka, nuko bikomeze gufata indi ntera. Ibihangano bizwi nka erotica bishobora kuba amafoto, amashusho, filime, ibishushanyo cyangwa se umuziki. Bishobora gukurura amarangamutima y'ubibona ku buryo ashobora kuganzwa n'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ubuse ibi ngibi koko ndikumva nta hantu bitandukanye na za video z'urukozasoni bajyaga batubwira cyangwa se zari zisanzwe zibaho, ariko ntawamenya. Reka dutegereze turebe. Umuyobozi wa OpenAI Sam Altman tariki ya 14 Ukwakira 2025 yatangaje ko iki kigo gishaka gufata abantu bakuru bakoresha ChatGPT nk'abantu bakuru koko, hatabayemo kubakumira kubyo bashaka kubona. Abantu bakuru ubwo byahereye mu bantu bakuru ejo bikajya no mu rubyiruko. Nyabona rubyiruko cyane ko urubyiruko narwo rufatwa vuba rwose. Ndamyashidikanya ko n'abazajya babireba kandi bigenewe abantu bakuru kandi ari urubyiruko. Nuko rero twitonde. Altman yasobanuye ko iki kigo cyari gisanzwe kigenera abantu ibyo bareba kugira ngo kidahungabanya ubuzima bwo mu mutwe bwa bamwe, ariko byagaragaye ko abafite ubuzima buzira umuze babihirwa n'uru rubuga. Ubwo muri iki gihe ko byumva ndikumva bashaka ko abantu noneho bagira ubuzima butazira umuze, kuko niba abafite ubuzima buzira umuze babihirwa n'uru rubuga kandi bakaba barushyizeho ngo babone inyungu, urumva ko bashaka ko abantu bagira ubuzima butazira umuze. Niyo mpamvu rero navuga ati mwitonde ko ibi bintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ku bantu batazi, wenda reka bisobanure gato ku bantu batazi ChatGPT ni nka application ariko ifite technology ihambaye, ku buryo ki ushobora kuyiha ikintu icyo ari cyo cyose wumva ushaka kuba wamenya ikakiguhereza kandi neza. Urugero, ibibazo, homework irayakora neza cyane. Urayibaza ati se kuva ahangaha ngera kuva Kigali tuvuge n'urugero ngera Rusizi ni notinga, igahita ibikwereka kilometero zirimo ibiki byo. Nyine ifite technology ihambaye. Ukumva ko rero izi AI zikora amavideo, zikora amafoto, ari amavideo menshi ushobora kubona yakozwe na AI ku buryo iyo utashyizemo ubushishozi ushobora kugira ngo n'umuntu wayakoze, kubera ko technology igezweho ku isi irahambaye cyane, irahambaye. Nukuba maso, ariko se nanone ibyo kwishimira ku isi kugenda itera imbere, kuko ari nk'ibyifashamo rwose. Bari homework abari ingusho, ariko ChatGPT iragufasha rwose ukabasha kuba wayasobanukirwa cyangwa n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ubwo rero nabasaba kugira ngo iyi technology igihe turi kuyibona tuyikoreshe in positive way, kuko igihe na negative way, ariko twebwe tuyikoreshe in positive way kugira ngo tubashe kuba twagira byinshi twunguka, ariko byiza bitwubaka, biturema, bana ibidusenya. Nkomeza no kubashimira abakunzi ba channel yacu Update Trends, ukomeze kugenda mushishikariza n'abandi gukora subscribe, like ndetse na comment, kugira ngo mukomeze kugenda mubona ibiganiro bigiye bitandukanye. Kandi nizera ntashidikanya ko muzakomeza kugenda mubikunda. Murakoze.